cyane. Akenshi twakunda kugenda tuganira tuvuga ku bintu bitandukanye, haba utuntu tw'ubwenge, ibintu by'ubuvumbuzi, by'ubushakashatsi, ariko uyu munsi ntabwo ari byo tugiye kuvugaho. Uyu munsi tugiye kurebera nibura ahantu hatanu muri iki gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se cyane cyane ku bantu baba mu mujyi wa Kigali, ibintu byagufasha kubona akazi. Niba uri umushomeri cyangwa se uri kugashaka, niba usoje kwiga, niba ahangaha ngiye kukubwira ibintu byagufasha nyine kubona akazi cyangwa se kugira icyo nawe ugeraho. Kandi bavuga ko buri kintu cyiza cyose gisaba igihe. Ubwo rero nawe ntabwo uzahita direct uhita ukagwaho gutya ako kanya ukagusange mu buriri aho uryamye mu rugo cyangwa ahandi. Bisaba ko ugira icyo ukora kugira ngo ukabone. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo hari n'uzabona abana b'abakire bakina bishimye, ntuzajya uvuga ngo barimo barakina ku mafaranga yabo y'ababyeyi babo cyangwa se ngo bararyoshya amafaranga y'ababyeyi babo. Icyo kintu ntabwo ari cyo. Kubera ikintu ni ukubera ko abantu ubwabo nabo batumukira, bagukiza, bakugira umukire. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu ugomba gukora, ntukajye utesha agaciro abo bana, nubwo ayo mafaranga atari ayabo, ari ay'ababyeyi babo, ntukajye ubatesha agaciro. Ahubwo ikintu cya mbere, genda ubigireho inshuti. Ntabwo mu bihe ugiye kubigiraho inshuti, ahubwo ushobora gukereya umubano. Uwo mubano akaba ariwo uzatuma wenda bakumenyekanisha ku babyeyi babo, ababyeyi babo nabo bakaguha akazi, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe kuri ya mafaranga y'ababyeyi babo ukayabonaho, wenda ukabona n'igishoro cyagufasha kwiteza imbere. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri rero, cyane cyane ku bantu baba mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi no mu byaro n'ahandi mu bice bigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari ahantu henshi iki kintu ngiye kukubwira gishobora kugufasha. Reka duhere mu mujyi wa Kigali. Car free zone. Car free zone ni ahantu hashobora kugufasha gukira, hashobora kugufasha kugira icyo ugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera iki? Ni hahantu hahurira abantu b'ingeri zose, abantu b'abakire, abantu bafite amafaranga, abantu b'ibyamamare, abantu bubatse amazina akomeye. Abo bantu bose rero aho hantu baba bahuriye. Aho ngaho rero mu gihe uri aho hantu, gerageza kuganira n'abantu, ariko wirinde ikintu bita kwihoma cyangwa se kubona abantu ugahita gukana wiyinde bavuga mu mazina niba ubazi. Ntabwo ari byo. Ushobora kubegera ukabasuhuza, niba muri gukora siporo mugakorera siporo hamwe. Aho ngaho noneho niba wabonye ubwo buryo, ujye ugerageza kubabwira ibintu ushoboye gukora. Nuwa ngo kubabwira ibintu ushoboye gukora, ugerageza no gutuma basigarana contact cyangwa se usigarana contact yawe. Kubera iki? Kubera ko bashobora kuzumva ahantu bakeneye wa muntu, cyangwa yagera mu rugo akaba yanaguhamagara akakubwira ngo uzaze tuganire ngire ikintu nkora ahantu nkorangira ujya gukora. Aho ntabwo ari muri car free zone gusa, no mu muganda. Twavuga mu muganda naho kwitabira ibikorwa bya leta bimwe na bimwe, biriya bintu ni byiza, bifasha abantu, bihuriramo abantu benshi, haba abayobozi, haba mu nzego za leta, z'abikorera, haba abantu b'ibyamamare, haba abakire n'ababakire bo muri karitsiye. Ngo abo bantu bose gerageza niba ubonye uburyo bwo kugera ahantu bari, utume bamenya ibintu ushoboye gukora. Ayo mahirwe ntabwo yagusanga mu rugo cyangwa mu buriri, muri filime n'ibindi kuryoshya aho wagiye. Ibyo ni ibigo gusipendinga time, gusipendinga amafaranga n'ibindi. Kandi ibyo ngibyo ntabwo kintu byagufasha kugeraho. Ahubwo niba wagiye ahantu nk'aho, gerageza gutuma abantu bamenya ikintu ushoboye gukora. Ibyo ngibyo that's good, bizagufasha kubona ama connection. Ikindi kandi bizatuma abantu usigara mu mitwe yabo, kuko niba ashobora kugira ahantu akumva bakeneye umuntu ushoboye gukora icyo kintu, cyangwa ubwe akamukenera. Kubera ko werekanye ko ubishoboye, ntabwo bahamagara undi muntu barakubonye ko ufite witabira n'ibikorwa bya leta cyangwa se gahunda za leta. Ni ukuvuga ngo kwirengagiza gukora icyo kintu, kujya mu bikorwa bya leta, mu magahunda ya leta, biriya bintu ntabwo ari byiza. Ahubwo gerageza kujya ahantu hahurira abantu benshi mu bikorwa bitandukanye. Niba ari umuganda, ari gahunda yo kujya gutera ibiti, niba ari car free zone, ibintu nk'ibyo byose ahantu nk'aho uba uhari, utumye abantu bamenya ibintu ushoboye gukora. Ibyo ni ikintu cya kabiri kizagufasha kwikura mu bukene. Ikintu cya gatatu rero ni ikihe?
ibikorwa bimwe na bimwe ku bantu nko mu nsengero cyangwa ahandi. Ni ukuvuga ngo gerageza ikintu cyose urimo ugerageze kujya mu magroupe, mu matsinda yaho. Niba uri umuntu ukunda gusenga, gerageza kujya muri korali, gerageza kwitabira ibintu bikorwa, niba ibikorwa byerekeranye n'urusengero rwanyu, niba ari gahunda yo kujya gufasha bagenzi banyu musengera hamwe, niba ari gahunda zo kujya kubakira abantu, niba ari gahunda, ibyo bintu byose ntukabyirengagize, gerageza kubijyamo, jya mwayo magroupe. Kubera iki rero? Aho ngaho uko ugenda wubaka familiarity n'abo bantu, ibyo wubaka ikintu cya family yo hagati yawe n'abo bantu, bizagufasha. Nibwo uzabona n'uburyo bwo kubabwira ko burya nta kazi ufite uri kubashaka. Kubera iki? Wamaze kuba famille, wamaze kuba umuryango kuri bo, bagufata nk'umuryango, nk'umunyamuryango, bagufata nk'iki. Aho ngaho rero niho ubonera ababyeyi, atari ababyeyi bo mu maraso, n'ababyeyi muhuriye mu bintu byo gusenga cyangwa se ibindi. Abo bantu rero niho bazahera bagufasha cyangwa se bagira ikintu bakumarira. Umwanya wa kane rero ni iki? Abantu benshi bakunda kwirengagiza ikintu cy'ubuvolonteri cyane cyane, ariko ibanga abantu benshi, ikintu abantu benshi bakunda kwitiranya cyangwa se badajya baha agaciro, ikintu cy'ubuvolonteri, ariko cyane cyane hehe? Muri UNICEF. UNICEF ni bimwe mu masosiyete, twareka tuyite sosiyete, ariko UNICEF ni umuryango. Yego, ni UNICEF murabizi, ni ishami ryo mu muryango w'abibumbye, rifite ibintu byinshi cyane byitamo, cyane cyane nko kwita ku bana bakiri bato, ku buzima bw'abana bakiri bato, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, no kwita ku buzima bw'abantu muri rusange, cyane cyane ab'impunzi, abandi. Murabizi UNICEF ikora ibintu byinshi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo muri UNICEF hari ahantu, niba rwose nta kintu ufite cyo gukora, uzagenda wisabira ku volontaire. Hari ahantu nibura amafaranga batanga inshuro 3 gusa, inshuro 3 amafaranga baba baguhaye asumba akazi abaseriveri muri Kigali, amafaranga umushahara w'abaseriveri muri Kigali bahembwa. Hari ahantu baguha amadolari menshi, ntabwo aboneka buri munsi, ntabwo, ariko uko ugenda ubikora gake gake, ubu nibwo ubona, naho ugenda ubonera ama connection, niho mubona ama opportunities atandukanye. Hari sometimes ayigabana bafata bakabajyana mu bindi bihugu gutanga ubufasha, koko muri aba volontaire bayo, bakabashakira ibyangombwa, mukajya gutanga ubufasha mu bindi bihugu, mu nkambi, kujya kubafasha kubarura ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ubwo rero ikindi kandi bo batabafasha, batanga uburyo bwo ngo baragusapotinga, ibya bintu bita nyine ngo nagatike cyangwa agasabune akavuye muri UNICEF, kaba ari amafaranga menshi. Niyo mpamvu niba ubonye uburyo bwo kuba wanayijoyininga, ntukabone ngo ni ubuvolonteri n'iki, biriya bintu abantu benshi, nubwo ibi bya bintu abantu benshi bakunda kwirengagiza, nibyo barimo ama opportunities menshi cyane yagufasha kugira icyo wigezeho, cyangwa se kuba nawe wagira aho uva ukagira aho ugera. Ariko ntabwo buriya ikintu cyaguteza imbere, cyakugeraho kikuvana ngo kikujyana ahandi, kiba kiri kure. Buriya icyo kintu kiba kiri hafi yawe. Bya bintu abantu benshi batesha agaciro, bya bintu abantu bitiranya, babona ko ari ntacyo birimo, ibyo bintu nibyo byagufasha. Ikintu cya nyuma rero, ikintu cya nyuma, cyane nk'abanyeshuri, cyane nk'abantu mufite ibintu runaka, utuntu mwigamo ku ruhande, ntuzajya gushaka stage, ntukajya gushaka stage ihemba cyangwa yishyura, no, oya. Kubera iki rero? Ibigo byinshi cyane, amasosiyete akomeye, twavuga nko muri Rwanda Revenue, BK n'ibindi bitandukanye, hari ahantu amastage yawe ntabwo ugiye kuyisaba gukora for free, stage ntabwo bayikwiyemo, ariko ugiye gushaka ihemba ntabwo ukunda kwibonera. Kandi noneho abakozi babo bahera muri babandi bakoresheje, babandi bagiye babana nabo, bakoresha, bakoranye, bazi uburyo bakora, abo ngabo niho baheraho bahayaringa. Ubwo rero niba ushaka ko kubona nk'akazi mu masosiyete akomeye, wijya gushaka ama internship ahemba, no,
genda wowe ushake handi nyine nawe ubona hatari habi kameme, ariko ntukajya ugenda ushaka aho bahemba, kubera ko y'amasosiyete akomeye na ba nyirayo masosiyete, ba nyiri ibyo bigo, niba ari inganda, niba ari amabizinesi, abantu nk'abo ngabo bitewe n'uburyo mwakoranye, hari igihe birangira kubwira ati noneho rero uzaze uhita unikorera, cyangwa agahita aheraho aguha akazi ukikorera. Kubera iki? Ntabwo bakunda abantu babagora bariya abantu. Ubwo rero ibi ni ibintu nibura n'ibi bintu nababwiye ahangaha, niba uzi ko uri umushoferi nta kazi ufite, uri job seeker, gerageza kugira gukora kimwe muri ibi bintu, cyane ibinashoboka ibyo ushoboye gukora byose ubikora. Ikindi kandi ugerageza gusharinga iyi video nayo igere kuri bagenzi bawe, ku nshuti, ku bafamili bawe n'ahandi, kuko ibi bintu nyine bizagufasha kugira aho uva no kugera aho ugera. Ikindi kandi turabashimiye mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye kuri iyi channel yacu Amasaro TV, mukomeze mutwereka urukundo, mukomeze mutwereka ko mudushyigikiye, nimwe mukomeza gutuma dutera imbere. Ciao ciao, no mu kindi kiganiro.